tugeze kwa Muyango, ubu ngiye kubabwira ibintu bya Muyango uko byinshi. Abanyarwanda bananiwe kumenya ko abanyarwanda turi abanyeshari. Abanyarwanda turi abanyeshari. Umuntu wese wo muri showbiz mwegere hano, mwabigoryi mwe mwegere hano niba ufite aka business, ibi bintu ngiye kuvuga biragufasha. Ibintu ngiye kuvuga biragufasha. Fata agatebe, egera hano wumve Dumba, ko zinarenge kubamenya mwese. Mwabuze amashuri, reka mbereke nawe mubura ibintu bibiri. Iyo udafite ubwenge bwo mu ishuri, ni ubwenge bwo ku muhanda. Ubwo ngubwo mu cyongereza twita street smart. Abanyarwanda ntabwo muri street smart, n'amashuri muri zero. Noneho umunyarwanda n'umwe uri street smart kandi akaba ari educated. N'uyu nguyu. Street smart and very educated motherfucker, nicyo wambwira. Abandi baswera, umwe abafiteho kimwe, ikindi ntacyo afite, ikindi nacyo. Uraza umuntu akavuga ibintu warangiza wakireba ukamuna kimwe kiravuga ubugoryi. Ibyo bintu by'ubushari byose nibyo abantu ibintu byinshi muba mugomba kubyiga. Nkanjye Dumba ndi street smart, ndi educated kandi nararezwe. None uyu mubonye ndimo ndatukana, imihanda iba yanze, imihanda iba yanyatatse. Erega ari ahantu tuba twarakiye hadashobora kuvamo, hagomba kugukurikira. So ngiye gusubira bire boro bya ba Muyango mbarabure mbabwire. Boro ango mugomba kubibonamo. Subiyeho natangiriye. Abanyarwanda waba ukora business, waba ukora buri kintu cyose ariko uzi ko kizaguteza imbere, ugomba kwibuka buri gihe ugomba kwibuka ko abanyarwanda turangwa n'ishari. Abanyarwanda turangwa n'ishari, tugira ishari muri twebwe. Ibi si ubwa mbere mbivuze, ubundi amagambo yanjye ntabwo ari ubwa mbere nyavuze. Ndayavuga nkongera nkayavuga ariko nkaza nayo nonotse. Nukuvuga ko nutamenya ko abanyarwanda bagira ishari, nukuri kw'Imana nta business yawe izatera imbere. Ati rero Dumba, uraza kumbaza ati Dumba, iryo shari ngwaha ubu nabimenye, noneho ndabigenza gute? Business yanjye iraza gufata gute ko narangiye kumenya ko abanyarwanda dufite ishari? Ndabigenza gute? Fataga icara wige. Urangiye kumenya ko abanyarwanda bagira ishari, uhita ukwepa ahantu hose bazari kugirira. Ubu ngiye muri showbiz, ubu mfashe inzira ngiye muri showbiz mbereke. Muribuka abanyarwanda bari kuri YouTube baguze amatelefoni kera, muribuka ikintu cyitwaga Afrimax? Niba wibukaga Afrimax, manika ukuboko kuvuga ati Afrimax ndayibuka, hakoragaho Bakti kuri Gitumo one more time. Afrimax, niba wibuka Afrimax igira gutya. Niba wibuka ikintu cyitwa Afrimax na Bakti Gitumo one more time, ubumba ngiye kubera ngiye ntabwo njya ntanga mvuga ngo straight, none ngutangirira gahoro akaboro nkakavimuzi nkakagusobanurira ukazakamenya. Ibi mugenda mwiswe ngo nda scrollinga ngo njyamuga ngo I'm not interested. Uguragenda ugende wumva basukwera bavuga ibintu bitari mu bwenge. Jewe iboro nyigutangirira from one time 1 1 2 3 4 5 nkakugirira ahantu nka making Afrimax muri Gitumo one more time. Murayibuka Afrimax yarazimye, ati nukubera iki? Ubu nimo navuga ibingibi kugira ngo ndangirize kuri Muyango. Afrimax yarazimye nukubera ko nyirayo ntabwo yamenye ko abanyarwanda bagira ishari.
ari we Campos yakoranye na Bakti umwanya munini cyane, ariko abona ko Bakti yagombaga kwishurwa gakeya akazajya arya byinshi. Noneho icyaje kuba, Campos yumva ko natandukana na Bakti azakora ibintu bye bitwike kuri Afrimax. Batandukanye Bakti na Afrimax, Campos, Afrimax abanyarwanda bahise bamenya ko ibyo bintu byari iby'umuntu umwe. Ufite abanyarwanda bakunda ikintu kukibona batarimo barashyigikira umuntu umwe, cause iyo uri umwe urimo urakora ikintu kiri umwe ari business y'umuntu umwe, abanyarwanda barakwanga, barakurwanya. Niyo mpamvu ubona indirimbo zarangije indirimbo zacu zageze kure, ni Fou de toi, zino minsi ni sinzi ngo jugumira, ngo sinzi ngo ni bana, nizo zifite views nyinshi, kandi biba ari n'ibiririmbo bibi. Ni ibiririmbo bibi, ariko kubera abantu baba berekanye ubufatanye, abanyarwanda bakuze inyuma bakagushyigikira, kubera baba babona batarimo barasupportinga umuntu umwe. Icyo nicyo cyitwa umunyarwanda. Tuvuye kuri Afrimax batandukanye, Bakti na Nuza baratandukana, abanyarwanda babatera icyizere, baravuga ati ibintu byanyu Afrimax ntabwo tuzongera kuyisupportinga. Bakti atangira icyitwaga Big Time baravuga ati na Big Town tuzareba, ntabwo tubishaka ibintu byanyu twarabihagije, ntabwo ushobora kuba uri manager kandi warangiza tukongera kukubona ngo kandi wasubiye gujya amagi. Nyakso nabo babirwaniyemo, nabo abanyarwanda babivamo. Nyakso nabo berekanye ko birimo. Tuza kuri Basabe na Bayago. Buriya isimbi ntabwo ikiri isimbi mwari nkayaguwa n'umuzi, kubera ibintu babijanyemo amashari. None se isimbi niyabonaga amafaranga ye, mu kwezi niko warangiraga agahita pesa bagahita bamuzana. Nayago niyabonaga ye, ibindi bashakaga byo kugenda kurwana babishakagamo iki? Abanyarwanda bahise bababona bakajya mu matiko, abanyarwanda bakabibona bakavuga ati bari abaswera baba bashaka kugira ngo bakore ubu business bwabo, buri umwe arashaka kwiharira, nawe tumutereye icyizere, nabo babatera icyizere. Kubera umunyarwanda barangiye kukubona ko ushaka kurya wenyine. Umunyarwanda bakubonye ko ushaka kurya wenyine, murikira iyi live mu sharing bwabo buntu bwo muri showbiz. Buri muntu wese yagaragariye umunyarwanda ko ashaka kurya wenyine. Wallahi umunyarwanda yaragutaye. The Ben yaririmbye wenyine indirimbo, Meddy yaririmbye wenyine indirimbo, nibo bantu batwitse bya danje. Ariko ndashaka kukwibagiza ko abantu baba supportingaga ari amazina abiri ryabaga rimeze nka rimwe, bavuga ati Meddy na The Ben, kugira ngo bumve neza ko batari bo supportinga umuntu umwe. Baravuga ati aho bavugaga Meddy bavugaga The Ben, aho bavugaga The Ben bavugaga Meddy. Nuko abanyarwanda bagiye baba supportinga, ni nako batwitse. Umunyarwanda ntabwo gushaka umwe. Nzabashyira mu bwenge mwabigoryi mwe, biba bibari imbere byarabananiye kureba, biba bibari imbere byarabananiye kureba, byarabananiye kureba. Nakubwiye aho ndangiriza hano, ndaba nagiye ndarangiriza kwa Muyango. Ndagenda gahoro gahoro ngenda nguha amadetayi, nguha nuza nguha example, nguha ngwego kugira ngo ngeze ahantu nshaka kugira. Ndarangiriza kwa Muyango. We fata agatebe wicare wumve Dumba my friend. Narakubwiye this is number 1 in the game. Told you street smart, very educated, ngaba nararezwe bamfite n'umugisha. There is no way you can take me, you can just die. Hey, that's how we do it. That's how we do it. Ibintu dukora biranatubereye, by the way. Nk'ubu yarugazana iki yindi ngegera, baramurayireba mugahita muvuga what the fuck is this one talking about. Tuvuga mutuzanire Dumba wacu, tushaka kureba Dudu, what Dudu.
ni njyewe mugabo ufite byose, njye mugabo abagabo bakunda, njye abagabo barankundirika, abagabo bashaka kumbarya, n'abakobwa baje n'abagore bashaka kumbarya, buri kintu cyose nyewe ni njyewe ni njye. Sindi umupede, ntihazagira ikigo gikibaza ko ndi umupede. Njyewe nkunda igituba, ntabwo ndi umupede. Ntihazagira ikigo na kimwe kibaza ko ndumva ushobora kujya muri kapo buri kanya fungura imbere, every time ufungura imbere bayanyoko. Abanyarwanda baritegereza bareba basabye, bareba banuza, barabareba bati abakaritatsi barashaka, barikunda, buri umwe arashaka umugati ugiwe. Barababwira ati we don't want you guys. Babatera icyizere. Ubu ngubu uzi ukuntu ibintu bisigaye, usanga views 200,000 ngo biri ku gacano kanuza, ngo Kasuku ngo sinzi ngo media ngo ifite ngo views ngo 300,000. Izo views zose zaza zizinze zibumbye ziri ku isimbi. Views zazaga zibumbye ziri kwa Yago, banga kureba kure. Bruce Melody birimo biramwigarika, Bruce wanyu, kubera nawe abanyarwanda batangiye kumureba ko abishaka wenyine. Reka ngusubiriremo, wowe uri umufana wa Bruce Melody, ibi bintu bitekerezeho. Bruce Melody birimo biramwihinduka kubera abanyarwanda barangiye kubibona ko arashaka kurya umugati wenyine, kandi w'abanyarwanda. Abanyarwanda impamvu bakunda Dumba number 1 in the game kubera babibona ko bikorera rusange. Impamvu abanyarwanda bankunda nuko babibona ko ibintu byose mba mbikorera benshi, ntabwo ari ibyanye njyenyine. Niyo mpamvu wa mugani ibyo murimo muravuga Rocky nawe ajya avuga ngo YouTube yanyu. Nako nagahanga ka Rocky ndakazi nakigishije ubwenge, nako kajya kavuga ngo YouTube yanyu. Siye niba ukora business mu Rwanda, niba ufite ikintu ushaka ku banyarwanda, erekana ko icyo kintu urimo uragikorera abantu benshi, ntabwo ari icyawe wenyine. Abanyarwanda turangwa n'ishari. Uvuga ngo Dumba turi kumwe tukomeze. Ndaje ndakubwira ndarangiza kwa Muyango. Harakaraka kuna kuteremuka kichwa zinazunguka. Mbonye umunyabwenge Bruce niwe yavyikuzisha, yashatse song ifite views ya Melody ejo bundi, mpa ibyo birekemo mani ibyo birekemo jya. Ni mwenda sumo document 5 kuri 5 andika 5 kuri 5 5 kuri 5 5 kuri 5 twendere au twende home. 5 ukurive zanye nje niko nzikora izi live ntuzunguzu birebone nuko nguko twigendera hivi kidogo. Narimbagereye kuri Bruce Melody. Abanyarwanda barimo barashaka kumuruka kubera batangiye kumusomamo ko umugati ashaka kuwurya wenyine. The Ben azi kubafera, akaza akigena mu ndirimbo ngo foro mumiyana, warangiza kumubona agahita agenda serana sikosa ya sikosa, agahabwiza korabo. Yarangiza akagenda hari yakerekana ahantu ari kumwe n'abantu, abanyarwanda bakamubonamo gukora ibintu muri rusange.
bagatangira kumwiyumvamo. Kandi rero reka mbabwire ikindi kintu kimwe, umuntu umeze gutyo kenshi utari umunyabwenge kugira ngo ubyihinge muri mukuru, baca umugani. N'umuntu arimo arandika amagambo manini, aya magambo ni manini cyane, genda uyandikire nyoko, ndi igicucu sinanze, ariko you write it in big letters, it's so much like birimo birangica amaso, like ikintu birimo urabibwira nyoko inyuma aho ngaho, urumva. The Ben arabafera, akabafera, akabareba, akababwira ngo ni muri Foromiyana, ndi muri Sikosa, yajya Kampala, abanyamakuru mu nkurikire, abanyamakuru. Ibyo bintu murabyumva cyane, aho muri murabyumva. Bagatangira kumwiyumvamo. Abanyarwanda nuko batangiye kwiyumva muri The Ben, ahita afata n'imitima yabo. Umuntu yumva ko ibintu ndimo ndavuga ntabwo ari byo, ntabwo iyi bayita opinion yanjye kuri platform yanjye. Kanyoko, fungura YouTube yawe, fungura ahantu kuri platform yawe, vugira y'ibyawe. Hano mvuga ibyo nshaka uko mbishaka, kuka Instagram kanje nifunguriye ku muzungu, ndaza nkavuga ibyo. Ni ukuvuga ko wowe uri muri comment ukumva ntabwo ushaka ibyo ndimo ndavuga, you're wasting your time. Okay. Tugiye kwa Muyango. Maniko kuboko niba ushaka ko tujya kwa Muyango, maniko kuboko mwewe kujya kwa, maniko kuboko niba ushaka ko tujya kwa Muyango, maniko kuboko niba ushaka ko tujya kwa Muyango, tugiye kwa Muyango. Ariko ibintu mvuye kuvuga biraza kugufasha nitugera muri mu mwandiko wa Muyango. Maniko kuboko tugendere hamwe, maniko kuboko tugendere hamwe.